n'isoni z'iki z'abayizera. Ngenda mutse nkubwiye ngo ngwino uze muri saa sita, Imana irakugirira neza. Nkubwije ukuri iryo jambo Imana iraza ikarikira mu bikorwa, uwo muntu waje Imana ikamugirira neza. Umuhamagaro rusange ni uguhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu. Niyo mpamvu nta mwungeri ubyara intama, intama ibyarwa n'indi ntama. Uko muri hano ubu musohotse hano mukanya mukajya mu isoko aho mugiye gukorera, mukabwira umuntu ko Yesu agira neza, Yesu ahita abikora. Zikaba marayika ari imyuka ishinzwe gukora iki? Kurinda abazaragwa agakiza. Buriya iyo umuntu amaze gukizwa, Imana yohereza abatayo z'abamarayika, kuko aba ari umugenzi ujya mu ijuru, unyura mu misozi, unyura mu bibaya, hose harosha umutima. Imana imuha ingabo zo kumurinda. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Iyo umaze gukizwa, Imana iteganya ingabo zo kugendana nawe. Imana ihamagaye abantu, ihamagara abantu babuze byose, nta na kimwe bujuje. Hamagara abantu badashoboye ariko bashoboka. Hari umuntu ushoboye ariko udashoboka. Ihamagara umuntu ubuze ikintu na kimwe mu by'imuhamagariye. Reka mvuge kuri Mose, umuhamagaro special. Mose yari muhamagariye kujya ibyo bita kuvuga. Umuspeaker ni umuvugizi w'Imana ugiye kujya kwa Farawo ibwami, muri presidence, kukura abantu bafitiye akamaro Farawo, kubakurayo ngo bajye gukorera Imana. Mu kibazo yari afite gikomeye kiruta ibindi, ntiyarazi kuvuga. Abantu muri cyayi hano muri amateraniro, murindiriye ko Imana izabanza kubaha akazi ngo mukorere Imana. Ntago izakaguha, izakaguha wagiye wahagurutse. Ngo ngenda arwaye, ngo ninkiza Imana nzakorera Imana. Ntago uzigera ukira, uzakira uko uhagurutse ukagenda. Tujye dukorera Imana turwaye. Paulo yabwiye Imana ati mfite ikintu kindya kigishakwe kiramfata. Asenga gatatu yamubwiye ati ntacyo nzagukiza, uzarinda upfu kigifite, kandi uzajya mu ijuru, kandi uzahindura benshi. Tigeze mukiza. Uwitwa Yeremiya yabwiye Imana ngo ngumbwiye ngo iki? Ati ndakubwiye ngo ugiye kubika no kubura no kurandura no gutera. Ati ndi umwana. Aravuga ati ndakuzi. Ati nkuzi nyoko na so batari babana. Turi umusaza. Aturajyayo. Ati ntago bazumva. Ngifata amagambo yashira mu kanwa ka Yeremiya, yagiye ari umwana agerayo. Ndashaka kubabwira ko Imana iguhamagara ufite ibibazo, ufite ubukene, ufite inzara, ufite amadeni, ku buryo hari abantu baretse gukorera Imana. Barebwira ngo banze ubihindure mbone kujyayo. Nta byizigera ihindura kugeza igihe uzahagurukira. Niyo mpamvu muri amateraniro saa sita umva ijwi ry'Imana ryavuganye nawe. Imana yongeye kuvugana nawe muri amateraniro, irakubwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Haleluya! Imana idutuma tutaruzuza ibisabwa, kandi kidutumye turagikora. Torero ry'Imana nimuhagurukire mukorera Imana. Turi kwiga ku muhamagaro, kuba twabanye ku munsi w'ejo twasomye ijambo riri mu Migani igice cya mbere 24:33 havuga ngo Imana igihamagara abantu. Imana igihamagara rwose. Ndanashimira abantu mwese mwumvise ko mukwiye kuza saa sita Imana yabahamagaye. Iyo invitation umuntu yumvise akitaba, Imana imukorera ibintu twavuze biramukibyibuka, ibishaka ko ayimenya, ibishaka itandukanye n'abandi. Imana iguhamagaye, icyambere ishaka kuyimenya. Icyo ni kimwe twabonye. Icya kabiri ishaka kwikurikira. Gukurikira Imana mwamuva hehe mujya hehe. Bibiliya ikivuga ngo Enoke yagendanye n'Imana, Imana iramwimura ntiyaboneka. Bari bava hehe bajya hehe. Ni ukuvuga ngo Imana iguhamagaye ubutangiye urugendo. Buri umunsi wakizwaga watangiye urugendo rujya mu ijuru kandi uzagerayo. Niyo mpamvu uzumva y'umuntu w'Imana yatashye baravuga ngo yarangije urugendo. Uruhe rugendo? Ni rwa rundi yatangiye. Wa murimbye ravuze ngo umunsi mwiza nibuka nuwona kwemereyeho. Urumva ko habaho iminsi myiza, habaho mariage, habaho anniversary zitandukanye, habaho graduation, ariko haba umunsi mwiza. Haleluya! Umunsi mwiza nibuka nuwona kwemereyeho. Haleluya!
uzi ko umuntu agira umunsi umuntu utazigiye yakirijwe abatarakijwe buryo ikizakubwira ko wakijijwe nuko ushobora kubaza ngo wakijijwe ryari ukabura bizi ushobora kutamenya ukwezi n'umunsi ariko ntiwakwibagirwa icyari cyakubayeho ni umunsi Yesu yinjiye mu buzima bwawe sinzi yabagirwe igihe nakizwaga siko muri mbye yavuze ubwo Yesu yinjiraga muri nje uwo munsi rero ukizwa wari utangiye urugendo rujya hehe mu ijuru hanyuma urwo rugendo rero ntabwo yo dukijijwe turatugezeyo reka da dutangira tugenda turi mu isoko tugenda dutwaye igare tugenda dutwaye moto tuba turimo tugenda hanyuma aho duca rero ntabwo hose hareshya yaravuze ngo nyura mu misozi ahandi ni hehe mu mataba hose niko harushye iki umutima njya nsaba Uwiteka ngo agire gute ngo amfashe nawe ntagira gute haleluya nyura mu misozi nyura mu mata aho hose niko harushye umutima njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe Uwiteka nawe natina unyumva igitangaza igitangaza use n'igitangaza ko Yesu yanyishije umwuka we wera ni unyobora uzangezi wanjye mwijura mahoro. Haleluya Amen. iyo tumaze gukizwa rero Imana iduha umwuka wera kuko umwuka wera imwijura arahazi ubwo ahazi rero umuntu wese ukijijwe Imana imuha umwuka wera umufasha mu rugendo umwuka akakubwira ati ngo tujyane niyo mpamvu rero umaze gukizwa hari abamarayika b'Imana haleluya haleluya nasonye mu bahera yo nsangaranitse ngo ntimuzi ko abamarayika ari imyuka ishinzwe gukora iki kurinda abazaragwa agakiza buriya iyo umuntu amaze gukizwa Imana yohereza abatayo z'abamarayika kuko aba ari umugenzi ujya mu ijuru unyura mu misozi unyura mu bibaya hose harushye umutima Imana imuha ingabo zo kumurinda inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Haleluya. Haleluya. Iyo umaze gukizwa Imana iteganya ingabo zo kugendana nawe. Haleluya. Umuririmbyi avuga ngo nubwo uwo muyaga ufite imbaraga ngo natwe twegereye ku nkombe y'iki aravuga ngo ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu. Haleluya. Dufite iki hehe muri urwo rugendo kandi azatugeza twasanze uwo muhamagaro rero twabonye imihamagaro itatu umuhamagaro twahereyeho ni umuhamagaro bita universel umuhamagaro rusange buri muntu wese Imana ihamagara imuhamagarira iramubwira ngo mugende 28 muri Matayo 19 kugeza 20 haravuga ngo mugende biri muri imperative mujye mu mahanga yose mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza mubigisha kwitondera ibyo nabategetse kandi mubahindure kuba bigishwa banjye ni umuhamagaro twawuvuzeho aho twabonye Filipo ahamagara Natanayeli impamvu nababwiye ngo mugoma kujya muhamagara abantu bakaza gusenga mukanababwira iby'Imana bakorera nubwo itabatumye kamuguti ngwino Yesu akugirira neza ukabimubwira iyo umaze kubivuga ukabikura mu kanwa kawe Imana iragenda ikabisohoza kuko Imana ntiyatuma ukorwa n'isoni kandi wayivugiye ijambo ry'Imana rikavuga ngo haleluya Imana ntagikorwa n'isoni z'iki z'abayizera ngenda mutse nkubwiye ngo ngwino
uze muri saa sita imana irakugirira neza. Kubwije ukuri iryo jambo imana iraza ikarishyira mu bikorwa, uwo muntu waje imana ikamugirira neza. Umuhamagaro rusange ni uguhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Niyo mpamvu nta mwungeri ubyara intama, intama ibyarwa n'indi ntama. Uvuga ngo uko muri hano ubu musohotse hano mu kanya mukajya mu isoko aho mugiye gukorera mukabwira umuntu ko Yesu agira neza, Yesu ahita abikora. Amen. Number 2, undi umuhamagaro wa kabiri ni umuhamagaro uri specific cyangwa special. Ni umuhamagaro birinda kuba muri rusange, imana ikaguha umuhamagaro usobanutse. Nabaho urugero, uwitwa Mose mu bice 3 umurongo wa 10 imana yamusanze ahantu aho muhumve neza, imusanga ari kuragira intama zo kwa sebukwe, abona igihuru kiri kwaka, irangije iramuhamagara. Ibice 3 mu kuva umurongo wa 10, maze ngo yegereye igihuru iramubwira ngo kwetura inkweto zawe kuko aho ageze arahera. Iramubwira ngo numvise utakahugo bwanjye buntakira, manuwe no kubutabara, ariko ni wowe ngiye gutuma. Urumva noneho ni umuhamagaro imana irakubwiye, ikubwiye mu izina ryawe, ikubwiye inshingano irayivuze, ikubwiye aho ujya n'icyo uzahakora. Uwo muhamagaro rero wita special kuko ntabwo biri muri rusange, byavuye muri rusange, biraza umenya neza umuhamagaro. Icyantangaje rero, imana abantu ihamagara nta kintu ntabwo babujuje ibisabwa. Ibindi bigo byose iyo bigiye gushaka guha umuntu akazi bimutuma ibyangombwa, bakareba ko wujuje iki ibisabwa. Icyambere bamusaba amashuri bitewe n'akazi bamuhamagariye. Icya kabiri bakamusaba experience, kuba ibyo bintu yarigeze abikora ahandi, uburambe. Imana ihamagaye abantu, ihamagara abantu babuze byose nta na kimwe bujuje. Hamagara abantu badashoboye ariko bashoboka. Hari umuntu ushoboye ariko udashoboka. Ihamagara umuntu ubuze ikintu na kimwe mu by'imuhamagariye. Reka mvuge kuri Mose, umuhamagaro special. Mose yari muhamagariye kujya ibyo bita kuvuga. Umuspeaker ni umuvugizi w'Imana ugiye kujya kwa Farawo ibwami muri presidence, kukura abantu bafitiye akamaro Farawo, kubakurayo ngo bajye gukorera Imana. Mu kibazo yari afite gikomeye kiruta ibindi, ntiyarazi kuvuga. Hano hari abantu banze gukorera Imana bicaye hano, niba hamagaye hari abantu bicaye hano Imana yavuganye nabo barayihakanira, bati ibyo mbwiye tumuriyo, ngiye sindimo. Imana ihamagara abantu batujuje ikintu na kimwe, abwira Imana ati sinzi kuvuga, ati tuma abandi, ati hari umuntu nzi turirimbana, Aroni murumuna wanjye ni intyoza, umutumye yabazana. Ramubwira ati Aroni ndamuzi nawe ndakuzi, azi kuvuga ariko umutima we n'akanwa ke ntibihura, wowe uradedemanga ariko wabazana. Asa nk'uwabwiye Imana ati banza umvuri, njyana mu Buhindi akantu gatuma ndavuga neza ukankuriho. Ndamubwira ngo sinkuvura, uragenda urwaye, uragenda udedemanga kandi uzabazana. Nimurindira ko muzajya gukorera Imana mwakiza indwara, ntabwo muzayikorera. Tugenda turwaye. Yabwiye Imana ngo nicerekana ko nkumye, iti nuko uzabazana. Ati none se Imana ati nubu mvugana nawe urumva ko ndedemanga, ati nindure makanwa, ati ninjye iyo nshaka gukiza nagukije, uragenda ukuri. Imana nta na kimwe abantu muri cyayi hano muri amateraniro murindiriye ko Imana izabanza kubaha akazi ngo mukorere Imana. Ntago izakaguha, izakaguha wagiye wahagurutse ngo ngenda arwaye ngo ninkiza Imana nzakorera Imana. Ntago uzigera ukira, uzakira uko uhagurutse ukagenda. Tujye dukorera Imana turwaye. Paulo yabwiye Imana ati mfite ikintu kindya kigishakwe kiramfata, asenga gatatu, yamubwiye ati ntacyo nzagukiza, uzarinda upfu kigifite kandi uzajya mu ijuru kandi uzahindura benshi. Tigeze imukiza. Uwitwa Yeremiya yabwiye Imana ngo ngumbwiye ngo iki, ati ndakubwiye ngo ugiye kubika no kubura no kurandura no gutera, ati ndi umwana. Aravuga ati ndakuzi, ati nkuzi nyoko na so batari babana, turi umusaza, aturajyayo, ati ntago bazumva. Ngifata amagambo yashira mu kanwa ka Yeremiya, yagiye ari umwana agerayo. Ndashaka kubabwira ko Imana iguhamagara ufite ibibazo, ufite ubukene, ufite inzara, ufite amadeni, ku buryo hari abantu baretse gukorera Imana
barabwira ngo banza ubihindure mbone kujyayo. Ntabyo izigera ihindura kugeza igihe uzahagurukira. Niyo mpamvu muri amateraniro ya saa sita umva ijwi ry'Imana ryavuganye nawe. Imana yongeye kuvugana nawe muri amateraniro, irakubwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Genda uko imbaraga zawe uwo ni Gideyoni, niwo kwa Manase. Arangije abwira Imana ngo nduwo kwa Manase, ndumuhererezi, nduworoheje. Iramubwira ngo ntacyo ndi buhindure, uragenda uro kwa Manase urajyayo. Aravuga ati hajya ngo ntumyeye, ngutumye mu gisirikare, uraba umuyobozi w'ingabo. Ibikoresho ko ntabyo, ati jya gushaka ibyatsi wahire hepfo hangaho, urabura ibyatsi, ibintu by'ibyatsi pfona ntago wabona ibyatsi. Ati ibyatsi hano birahari. Ati se imbunda jya kugura ibibindi bigura make, inzabya ubigura aho ngaho, ugende ugira ngo kubw'Uwiteka na Gideyoni. Haleluya! Imana idutuma tutaruzuza ibisabwa, kandi kidutumye turagikora. Torero ry'Imana nimuhaguruke mukorera Imana, mugende uko imbaraga zanyu zingana. Mugende nta gisobanuro ni kimwe muvuze. Nimurindira ngo nzabanza muri imyenda yo kwambara. Hari abantu bashaka kutajya muri worship team kubera ko bababwira ngo aba bantu mubona hano Imana izabaha imyenda. Hagiye muzambara imyambaro mukajya muyireba mukibaza niba ari iyanyu, ukajya uturuka iriya yose iri ku murongo. Kuko ikibazo kizakibasa ndabona uyu munsi kubera ubwinshi bwayo. Watangiye ufite umwambaro umwe, watangiye ufite inkweto zidasa. Dukorera Imana bitari byaza, dukorera Imana tugishonje, dukorera Imana bitaremera. Haleluya! Imana iri kubahagurutsa ngo mukorere Imana ntacyo mwitayeho. Muzabaze bitonda, ujya ufite ubuhanya bwaha, baje batagira ikintu, baza batagira aho baba, ariko murebe ibyo Imana yakoze. Iyo bataza kwemera ngo baze ntago muri hano. Niyo mpamvu haleluya mukorera Imana uko muri. Haleluya! Biba mu gitondo imbuto zineza, cyubiba ku manywa n'ikigoroba. Indira kose maze basarure, tuza tundimiba, tuzanezerwa nidutundimiba, tuzanezerwa. Haleluya! Tuzanezerwa nidutundimiba, tuzanezerwa. Haleluya! Amen. Uretse umuhamagaro rusange kwese dufite, buri wese hano afite umuhamagaro usobanutse. Nta muntu n'umwe uri hano utajya wumva ijwi ry'Imana rimubwira gukora ikintu ugatinya ukagira ubwoba ngo uracyari umwana, ngo ntabwo bakuzi, ngo ntibazakumva. Imana igutuma niyo waba utabyumva neza. Haleluya! Haleluya! Imana yabwiye Mose ngo ugende ubabwire ko Uwiteka Imana batumyeho ngo baze. Aravuga ati nabo sinkuzi, ntago nkuzi. Harya ngo nibambaza ngo urinde nzavuge gute? Tekereza, umuntu agiye kuvuga Imana atanazi, yarabwiye ngo nibambaza urinde nzavuge ngo iki? Ibaze yari ku rwego ubwo nta teoloji mbese. Ubu murinde kwiziga teoloji ngo muzava i Masaka, ngo musinzi iyo muzajya kwiga, ntimuzigira mukorera Imana, nimurindira kujya kwiga teoloji. Ibyo muzi, ibyo mufite ni mwe mubikoresha. Haleluya! Mwe mukoresha ibyo muzi. Imana mvuga ngo babwire ngo ndi Imana Aburahamu, ndi Imana Isaka, ndi Imana Yakobo. Ati nibatabyemera se, atumva. Nibatabyemera yaramubwiye atumva. Icyo ufite ni giki? Ati ni inkoni. Inkoni iyi yari inkoni yo kuragira intama, ntabwo yari inkoni yavanye mu ijuru. Ni inkoni yaciye agiye kuragira intama. Iramubwira ngo iyo nkoni ufite ngiye kuyikoresha, yishire hasi. Abona ibaye inzoka, yiterure ibaye inkoni, genda. Imana ikoresha ibikoresho gusanganya. Haleluya! Ngiye kubasaba hano kuba muri kubona ibikorwa biri kubakwa hano, ntimusengere Imana iguha amafaranga ngo Mana nta amafaranga ngukorere. Reka da, ntago uko basenga. Fata kuyo ufite, ushaka kuzana igiceri uvuga uti dore uko nari meze. Ngiye nigeze njya mu rusengero ari kwitanga, mfite iwacu mu cyaro twajyaga twambara kuri Noheli no kuri Pasika. Abo mu cyaro murabizi, ukagura imyenda uzambara kuri Pasika niyo kuri Noheli.
nari mfite rero udukweto twa sandare nyine cyo gihe zari zigezweho icyo gihe abana bambaraga udukweto kwa sandare kwa plastiki ngura n'amasogisi y'umweru ya karokaro ari mu turungu nyabika kuzayambara kuri Pasika noneho ku cyumweru baravuga ati ubu ni ukwitanga rero baritanga ati kandi utanga ikintu ukunda ndeba ikintu ufite mu rugo umva nagendeshaga amaguru nkazazambara kuri Pasika kandi nabwo sinazambaraga mu nazambaraga ngiye kugira ku rusengero najya kugira ku rusengero ngashaka ikime nkanyuzaho gutya nkazambara namara kuva ku rusengero nkazikuramo nkongera nkazijyana zifashe mu ntoki kuko ngo zidacika kuko nizijyana na mwitaka ziracika kandi umva nabaga nagiye gutoragura ikawa n'udushimbo nagiye guhumba ntabwo rero naba nazibonge ndushye ngo njye kuzica umunsi umwe ndagomba kuzazambara nk'imyaka ingahe bavuze kwitanga rero ndeba ikintu nitanga mbona amasogisi yanjye yarakiri mu gasashe n'udukweto twanjye ndadutanga gute byangoye kutubona ninaturaguye udushimbo n'udukawa mbwira Imana ntimana ntidatwuzaniye ndaza ntanga amasogisi n'udukweto ngenda n'amaguru Imana irambwira ati umva ati kitwa inkweto uzambara inkweto haleluya haleluya mwebwe murindiye kuzakorera Imana mwakize reka da gukorera Imana ni ryari ni none ndakoresha iki ibyo mfite Imana yiguhamagaye nta kintu gukorera kindi irakubwira ngo genda uko uhagaze mu mufuka uburamurindire ngo kuzakira ngo ngiye ngo Mana ngo ndi imbere yawe ngo abandi bitanga ngo ngiye ntacyo nitanga urabeshe yuzana kuzo tuntu duto Imana iteye ubwoba Eliya yigeze ibwira Eliya ngo hari umupfakazi w'umukire uzagutunga Eliya aravuga ati ye ati Mana we mvuye mu gihuru ntungwa n'ibikona nirirwa mu ishamba none Imana irambwiye ngo umupfakazi w'umukire ngo ntegetse Imana idutegeka kuyikorera tutujuje ibisabwa tubura byose bituzura dufite amadeni dufite ingorane abana batarya bitavamo ntabwo Imana izakurindira ngo bibanze byemere ntabwo Imana izabategereza haleluya niyo mpamvu dushobora gukorana bino tugafata n'amadeni umuntu akaduseka ati mubanze muyuzuze reka da n'Imana igira amadeni Imana ifite amadeni arenza yanyu mwese uzi ibintu Imana yatubwita duhaye kujya iryama igasinzira se n'ibintu Imana yambwiye uzi amadeni Imana ifite amadeni arenza y'abantu bose ndetse hari n'abapfuye itarabishura biravuga ngo abo bose bapfuye batarahabwa ibyasezeranijwe ngo bagapfa bakibyiringira barindira imuzuko mujye mukorera Imana haleluya ngo muzabanza mwishyura amadeni ntayo muzishyura ntabwo muzakorera Imana amadeni yashize nimuyarangiza muzajya mu yandi dukorera Imana uko imbaraga zacu zingana maze Imana Eliya abona umupfakazi Imana iti dore ngo uriye umukire ugiye kugutunga mu myaka isigaye atumva mada atumva ati niki ati Uwiteka arantumye ngo niwe mukire utuye inahangaha ngo uzajya ungaburira aravuga ati iyo Mana yakubeshye nukuri ngiye gupfa n'umwana wanjye ngiye gutoragura udukwi tubiri kugira ngo nsonge ubugari ifu ingana n'urushi ndapfa nimara kurya ugatsima irayamubwira ati banza ukazaniza hano zana turavugana ibindi nyuma banza ukansongere ibyo biranyuma mega murabanza kurindira ko ibigega bizuzura mu kubona gutwakira abashyitsi hari abirukanye abashyitsi mu ngo zabo hari abatajya bashaka abashyitsi mwinjize mu rugo umuhibye gusanganye mubwira gusengere haleluya umuhemukaru umuhibye gusanganye ubwira ngo nsengera nukazana agafu amaze kumusengera aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo iki kigega cyawe nawe wakuye amavuta bizahora byuzuye haleluya Imana ibahe umugisha muze mwese duhaguruke dukorere uwaducunguye hasigaye umwanya muto akaza kutugororera Yesu turakwinginze wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa bidushyikirize nabi
ubazindure kare cyane ka n'abandi mu gicamunsi no mu gihe cy'umugoroba Yesu bahamagare bose Yesu turakwinginze ohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa bigushyikirize. Haleluya! Urahamagawe mu Kristo, genda vuba. Ndashaka kubabwira ngo mukore bugiye kwira. Niyo umuntu atabasha gukora, mugende mujye gukorera Imana. Nimuzajya mubona ikibazo nimukajye bukivuga. None umuntu wambaye umwambaro atawuhindura ndukamuvuge. Imana imugutumyeho. Niba ufite icyo umurusha kimuhe. Ngiye kubwira nimubona umuntu akennye mujye mumugaburira atarakira. Kansubiremo, nimubona umuntu akennye ntimukajye mumuvuga. Wowe ujye umuha ibiryo kubera ko nutinda azaba yakize, ntabwo azaba akibishobora. Umuntu utarafashije mbere ntabwo yaba akishoboye kumfasha. Mwaye mubizi iyo ngiye kunywa fanta natoranya ariko hari igihe nanywa zose bakamaza ngo uyihe ntimumpirimo takumpirimo nta nibyo ntubaga ntabwo natoranyaga nabaga nshonje ibyo kuvuga ngo nta gifiriti ngo nta hari igihe ukira ibyo bakabigukuraho ariko ukennye byose uririra nta n'inzo kuba ufite nta n'ibifu kubera inzara. Abantu bashonje mu bagaburira bagishonje kuko Imana igiye kubagenderera. Haleluya! Uwo mugirira ibyo mushaka gukora mu bikore none. Nimutinda abafite amamodoka mujye muha abantu rifuti, nimutinda bazagura izabo ntago azagenda mu yawe. Abantu mufite amazu nimucumikira batagira aho baba kuko nimutinda gato bazubaka izabo azubaka n'iruti yawe. Haleluya! Gukorera Imana ni none. Umuhamagaro special ni umuhamagaro Imana ikwereka ikintu cyo gukora ikakikwereka. Dutangira online twayitangiye tutazi ko muzaza, dutangira service ngiye internet ntago twagira ibikoresho byuzuye, dutangira bitari byuzura. Haleluya! Ntiturindira ko byuzura, ntiturindira ko tuva kwiga, ntiturindira ko dukira. Dukorera Imana none. Naje kumenya ko Imana isanze wicaye iguha kuruhuka, isanze usinziriye iguha ibitotsi, isanze uri kugenda iguha imbaraga. Haleluya! Umuhamagaro wa gatatu ari wo nsorezaho ni umuhamagaro buriya wo gukora. Yusomye mu Efeso ibice 3 umurongo 23 Abakolosayi. Reka ariho nsoreza. Ndashaka kubabwira ko nakara akazi mukora ka buri munsi akazi kabatunze nayo ni calling, nayo ni umuhamagaro. Kudoda ni umuhamagaro, kubaza ni umuhamagaro, sudire ni umuhamagaro, gutwara moto ni umuhamagaro. Buri wese afite ikintu aze gukora. Yusomye mu Bakolosayi ibice byabo 3 umurongo 23 hari ukuntu handitse hara mpere 22 Abakolosayi ibice 3:22 handitse ngo mbata bana bagaragu babandi mwumvire bashobuja bo ku mubiri muri byose ntimukabakorere bakibareba gusa. Urumva dufite abantu bareba kujisho baneka. Mbata mwumvire bashobuja bo ku mubiri muri byose ntimukabakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu mwubaha Imana. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera shobuja mukuru badakorera iki abantu. Buriya akamabwira iyo ni mu kazi k'abandi baba ari abapagani uzirinde kubiba, uzirinde kubabesha, ujye bakorera nk'ukorera Imana. Kubera iki? Imana yo ikunda iteye hari ahantu wicara, hari ahantu wirirwa nawo n'undi muhamagaro. Haleluya! Haleluya! Uzi gukorera umuntu ukajya ureba ku ruhande. Reka da hari igihe mujya mutandukanya ubuzima bwacu bwa buri munsi. Iyo umuntu amaze gukizwa, umuntu agakizwa, ibintu byose nabyo bita bikizwa byiwe. Mwamubize iyo ukijijwe imyenda yawe irakizwa, amugura agakizwa, boha agakizwa, amatwa agakizwa n'amaboko. Murimbyi yaririmbye indirimbo ngira ngo dusorezeho kugira ngo tujye mu kazi. Yaravuze ngo nabonye umukunzi mwiza. Indirimbo muracyayibuka?
nabonye umukunzi mwiza yarankunze nta munsi duhagurutse yamfatishije umugozi arirwo rukundo rwe izo ngoyi zezane kuri mbataye rwose duwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. hari igitero kivuga ngo ibyo ntunze nanjye ni ibyande, ibyo ntunze ni ibyawe nanjye ubwanjye ndi uwawe na buri iki se ngufite mwami ko umpagije ibyo ntunze ni ibyawe nanjye ubwanjye ndi uwawe na buri iki se ngufite mwami ko umpagije. Haleluya. tugihagaze ngo dusengere ibyifuzo mwibuke ko muri ibyo avuze ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni ibyande n'iby'umucunguzi. ni ukuvuga rero ngo iyo umaze kubimenya gutyo ujya gucuruza uzi ko uri gucuruzanya na Kristo. Amen. Nugera muri ofisi yawe umenye ko na Yesu muri kumwe. Uburyo bwonyine Imana ifite kugira mu isoko ryo muri kariyeri na hano kuri Goyiko nuko yakujyanyeyo. Ibyo guhomba ntibirimo rero kubera ko Yesu ntiyahomba. Ni wowe wahomba ariko Yesu umubwira uti Yesu banyigishije ko iri seta njyewe ubwanjye ni seta ryanjye n'abana banjye n'umugabo wanjye n'umugore wanjye byose ni ibyawe n'ibitanda bya hano nibyo naranguye. Haleluya. 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 Iyo tumaze gukizwa Imana iraturangura. Kurangura murabizi ikurangurana n'amaguru yawe n'ibyawe byose ikakurangura nta cyaho uba ugifite rero. niyo mpamvu mudakwiye kwemera satani kabacunaguza ngo ababwire ngo satani ngo harahafite naho Imana ifite. Imana yarakuranguye njye Imana yarandanguye. Haleluya. nta byanjye nta n'iby'Imana n'ivangamutungo. Iki n'ivangamutungo. Haleluya. Fata ibyo bintu byawe byose ubishyiremo Yesu. Ubwo Yesu ngo n'ivangamutungo risesuye nta byawugira byose ni ibya data. niyo mpamvu nta maganya nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni. naho mwarahageze nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta byandone nta bizaza byazantanya na Yesu. nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta byandone nta bizaza byazantanya na Yesu. Amen. Ayo maguru yawe kurya na ya Yesu ugomba kumugendera. nagira ngo dusenge ibintu byose ntago wari ubizi ariko urabimenye ni ukuri. yaba wowe yaba ari ibyawe yaba ari mu mara hakurya yaba ari mu gatuza ari mu mugongo hose ni kwa Yesu. uko hakurya niko na Yesu abizi. ibikubaho byose arabizi. reka tumubwire ngo iri rivangamutungo nirukanyemo satani ku buzima bwanjye kuko ngewe nasezeranye na Yesu. Mana ishobora byose
Mana yaduhamagaye Imana nkuru ikatugirira icyizere muri byose waduhamagaye ngo tukumenye waduhamagaye ngo tugukurikire waduhamagaye ngo dukore ugihe wahamagaye buri muntu abantu bari muri aya materaniro twebwe abageze hano barashinganye imbaraga zawe zikomeye barashinganye cyubahiro cyawe cyinshi imiryango yabo irashinganye ineza yawe ikomeye abana babo barashinganye winumanuke muri abatware babo barashinganye bizinesi yabo irashinganye imirimo yabo irashinganye ikintu cyabo cyose ubuzima bwawe burikishwe nawe ubuzima bwawe burashinganye tugendane nawe byature nta wundi mugabo byature nta wundi twabwira wowe na Yesu wewe banze ryo kwizera muri umwe ni wowe ukomeye nta wowe batandukanye hafi yacu mufite ivanga mutungo satani nasohoke ku buzima bwawe nasohoke mu byawe nagusohokere mu bana nagusohokere mu bana bawe senga irukana wowe na Yesu muri umwe Yesu ni inshuti yawe n'ibyawe arabizi azi imirimo yawe azi amasambu yawe azi amadeni ufite azi ingorane zawe azi izikurusha abandi ubwo Yesu abirimo ubwo Yesu arimo ubwo Yesu arimo reka kugira ubwoba genda ubyatura genda ubivuga bibwire satani bibwire abadayimoni bibwire karande bibwire ngo njye na Yesu dufite ivangamutungo turacuruzanya Yesu ni umunyamigabane wawe Yesu afitemo shenya harimo imigabane ya Yesu ku buzima bwawe harimo imigabane ya Yesu mu byo ukora harimo imigabane ya Yesu ku buzima bwawe ejo hazaza hawe hari mu kiganza cy'Imana girira Imana icyizere reka kuba wenyine ntabwo uri wenyine nta ndwara yawe ugira n'indwara yanjye oya nta ndwara yawe ugira ibyo byose Yesu yarakuranguye akurangurana n'ibyawe byose niyo mpamvu kano kanya uyu waduhamagaye ni uwo kwizerwa no kubikora azabikora vana icyaha mu buzima bwawe vana mu icyaha vana icyaha mu buzima bwawe reka kwicira inzira wowe na Yesu muri umwe nawe ukwiye kubatandukanya nyuma ya saa sita mugendane n'Imana ibyari byanze mu gitondo ubwo Yesu abirimo ubwo Yesu arimo ubwo Yesu nawe arimo ubwo afitemo imigabane ubwo Yesu ari mu rugo rwawe ubwo Yesu ari mu kazi kawe ubwo Yesu ari mu ntambaro urimo ubwo Yesu ari mu manza zawe ntabwo uzatsindwa ntabwo uzakorwa n'isoni Imana irabyanze Imana irabyanze icyakora bazaterana ariko bazakorwa n'isoni indwara bashiraho kurimbura zizaba ubusa byizere wowe na Yesu muri umwe n'ibyawe nabyo birashinganye girira Imana icyizere ugende wizeye nugera ukorera usengere biro yawe usengere iseta ryawe usengere ibyo ucuruza na Yesu arimo ubwire Yesu agushakira abakiriya Yesu agushakira abakugurira Yesu akurangurire Yesu aguhera abantu ubwenge muri ibi bizami tugiye gutangira ubwenge Yesu arabutanga Yesu turafatanyije ntabwo uri wenyine yavuze gusaba siga nk'imfubyi zabana namwe muri iyi saa sita Imana ifite gahunda kuri wowe neza yawe ukomeye saa sita ni yawe Imana yakuzanye yongere ukwiyereka nyuma ya saa sita ikwereke mu rurimi wumva Imana ikuvugisha ubyumve Imana ikwereke ubibone nyuma ya saa sita wongere ubone Imana bundi busha usanzwe muziranye nayo Mana we twongera tukubone uravuga niwe waduhamagaye ntabwo tuzakorwa n'isoni satani amaze iminsi aducyurira duhagaritse amajwi ya satani amajwi aducyurira amajwi adutuka mu izina rya Yesu twakira ineza y'Imana haleluya wabandi abana nawe wasenga yasenga wowe wakorera yakorera wowe ndirukanye imbaraga z'uburwayi uyu mubiri wawe n'urusengero rw'umwuka wera umubiri wawe n'urusengero rwa Yesu n'inzu y'Imana ndirukanye uburwayi zitaye ku mazina yabwo n'ibyo bakubwiye n'amarendevu ufite n'izina rya Yesu umubiri wawe uzazuka Imana izaguhindurira iguha umwambaro mushya niyo mpamvu ndirukana indwara
ntitaye ku mazina yayo n'igihe imaze n'imiti wanyweye narade gufite niwakire gukira mu izina rya Yesu ugenda uri muzima ibyari byanze mu gitondo biremera nyuma ya saa sita watuyeho umugisha w'Imana uwugendane uwumve uwubone uwitwikire uwisegure uwiyorose uwisige uwambare bikubera uko wizeye urakoze Mana tuwukomeye amashyi urakoze Mana haleluya amen aya mashyi muyongere nyakubahwa Yesu ibyo biganza ni ibya Yesu iryo jwi ni irya Yesu amen yo amen iryo jwi naryo ni irya Yesu n'amaboko yawe ni ara Yesu n'amaguru yawe no mu buzima bwawe nta hantu hasigaye hose ni kwa Yesu Yesu yarakurambuye yagucunguye wese haleluya 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 mugendane na Yesu mugendane mu kazi mwinjirane mu kazi uhure n'abaguhamagara mu mugisha uhure na Bowazi nujya guhumba byemere umugisha w'Imana ukuzeho wumve kandi ugendane urakoze Mana mu izina rya Yesu amen amen